Hello my people, mumeze neza nanjye meze neza nk'ibisanzwe rero n'umukobwa wanyu Yvine. Uyu munsi rero mureke tujyane mu mujyi dukorane vlog, tujyane mu mujyi. Hano nari ndi kuva mu rugo ndi kumanuka, nari mfite ubugamba bwinshi ariko bwari bwandenze pe. Nari ndi kumanuka rero ndi kujya gushaka moto ku muhanda. Izuba riri i Kigali, namwe muri kuribona cyangwa nimba uri kuryumva njyenyine. Aha rero nari ndi kureba ku muhanda ndi kumanuka, ariko umva ahantu muzi iyi quartier ndabasuhuje cyane. Hano rero nabimanutse mbona ahantu twari dufatira moto nta zari zihari, ndakomeza ndamanuka. Hari hari ikintu bita ivumbi, ndi kugenda nihura n'utwana tuvuye ku ishuri. Rero hano harimo ikintu bita ivumbi. Uyu muhanda abantu bajya bawunyuramo ivumbi rikababangamira nkanjye, mwihangane. Nta kuntu twashyiramo kaburimbo iri vumbi kuko urareba umutwe ugahita ukurya pe. Nagize amahirwe mbonye moto. Moto iranyirukankanye, turigendera na motari wanjye ari kugenda ambwira batira izuba se shahu kuri hanga. Ndabwira ati motari wowe ngeze aho ngiye, kugenda ambwira za nkuru zabo. Nta motari n'umwe urantwara ngo abe kugenda ambwira inkuru, nubwo njye mba ntari kuzumva ndaho gusa, ariko baba bazimbwiye. Rero ndagira ngo uze kureba iyi video mpaka irangiye. Niba warakoze subscribe, thank you so much. Niba utaranayikora wakora subscribe, ugasharinga, ugakomantinga, ugakora na like. Ni byiza cyane, bitwereka ko turi kumwe. Motari hano rero yaranyobeje arantwara, nzi ko agiye kutazamukira kuri Apakope, ahita yinyurira asha ajya kunzengurutsa muri rompo. Niba yarazi ko nkumbuye kunyura muri rompo, mwana we nahise mva mota, ibi ni ibiki kwera unkoreye ko nari ngiye, urumva ari ngiye ku isoko, none ngiye ku isoko ahita ntwara sha anjyana do. Tukinyura muri rompo twibonera ari amazi ari kuzamuka. Ati nta kundi nyine kanirebera akarompo, n'ubundi sinaherukaga kukareba, siko naherukaga kunyura muri rompo kera kwere. Turazamuka rero kajya mbwira nese musige, tuba tugeze rero kuri wa muhanda. Mana uyu muhanda kunyuramo n'amaguru nicyo kintu kiba kinshumuza. Umuntu wese akubwira ngumva ngo sister ngo telefone na mashini gushaka ibijyanye n'iki, uragura cyangwa uragurisha. Hano mbese bagikora ubundi bakoramo telefone cyangwa imashini. Twamanutse rero tuba tugeze hano ku isoko neza. Numva ngiye ngiye mu isoko muri banki, dore hano nari mfashe akavido kujya muri banki, bazambwira ngo yankora ngo byemewe gufata video hano, mba ndarekeye. Hano rero nari nsohotsemo, umva ko ukuntu natinzemo nari narambiwe, siniza narafata video ndi gusohoka. Nafashe video ngeze kuri moto nanone. Umumotari rero wantwaye wundi we twagiye dutongana inzira yose ngo ndamuhenze, ngo ni gute umpenda. Ntabwo naguhenze, umva mbese hano inkuru yambara inkuru y'ukuntu umuhenze ngo muhohoteye. Ndamubwira ati motari rero nimba nanaguhenze ihangane, ko amaze kubyemera tutari bujye kubiburana ngo amafaranga yiyongere cyagabanuke. Ihangane, ubwo niba nguhenze nawe uze gushaka abandi uhenda, cyangwa ubu bigeze aya masaha nta wundi muntu urahenda, ntawe urahenda wowe, nubwo nanjye ndamuhoreye. Ngo yashaka abantu b'iyi minsi bose ngo bampenze, ngo nta n'umwe nigeze mpenda, ahubwo ngo nari nitahiye. Ndamubwira ntacyo, n'ubundi ubwo impamvu yeme wabona aho unjyanye ariho utaha. Twaramanutse rero nawe we yahise anyuza ahangaha, ubundi niho abantu niho abamotari buri gihe banyuze iyo ngiye. Na bisi nabonye rero zigiye zinyura rero rero yanyuje, ndavuga ati mana yanjye wanaga nkumbuye kunyura muri rompo kweri. Turamanuka agaha twari tugeze hamwe. Wumve ko uyu motari yambwiye ko namuhenze kuva tuvuye aho tuva kugera tugeze iyo tujya, akimbwira ngo namuhenze. Twarageze abanyamaguru barambuka, mana yanjye aragihura n'abanyamaguru nabo, mana yanjye nubwo yajya avuga ngo abamotari ngo baragira, ariko ari n'umunyamaguru ubona rwose ari we ubyiteye kuba banamugongera hari wenyine. Araza tu agahita yinagamo atabanje no kureba ngo ese imodoka igeze kure bingana iki inyegera, paka babona ari muri zebra agahita yinagamo. Twarakomeje turamanuka tuba tugeze muri feruje zafunze. Ariko abamotari nyine namwe murabazi kuba zafunze ntabwo ibyo byamukanze. Yarakomeje aramanuka ariseseka. Dore wa mukobwa Kevin Kade yaririmbye, dore ngo wa musheri we bari kumurepara yari yapfuye. Musheri wa Kevin Kade byari byagoranye. Twarakomeje rero tugeze ku Kinamba tugenda.
mva hano rwose inkuru zari zatubanye inkuru gusa wumve ko nubwo izuba ryari rikinyishe kandi bwari bumaze kwira bumaze kuba amasaa 10 ariko izuba mana izuba riri i Kigali sinzi pe ikibazo gihari riraza kutwica pe burundu ngaho twagiye turakomeza turatambika hano rero ahangaha abantu muri kwibaza impamvu ngiye kugira gute impamvu ahantu nanyuze nza atariho nanyuze ntaha ntabwo ahangaha nahise njya hehe nahise njya kwivuza amenyo hariya yari ari kundya nubwo mubona ameze kuri amenyo yari kundya byatara ariko handi no guhekenya ntabwo nari ndi guhekenya no kuvuga ndi kuvuga nigengesereye mbese abantu bose bari kumbaza tumenyanye twahuye bambwira se ko noneho nta magambo menshi ufite uyu munsi byagenze bite ati mwicecekeresha ntabyo muzi twaratambitse hano rero motari nawe aranjyana tuba tugeze hano rero ahantu bari kuhakora ntago nzi ngo bari kuhakora iki ariko nabonye uko nabibonye ngiye ndaje mbibereka nanjye nabonye bagiye kuhakora nka hariya Nyandungu ndikumva hatinze kuzura ningiza bwa mbere kujyayo ko nabonye naho bashaka kuhakora neza bakakora nka park abantu bakajya basohokera kuri urabona bari kuhakora bari gushyiramo amapave bari kugenda bakoramo imihanda ahangaha rero ntabwo muzi ibintu byabaye hano bari batugonze kuno muri uno muhanda uzamuka dore iyi moto iyi ngiyi yije imbere yacu yari itugonze habuze gato umumotari nawe urabazi iyo bagiye kubagonga baratonganye naho twagiye batongana kugeza igihe umwe asigiye undi gutongana birarekera ako nyine muri kubona ko hano ni mu Gakinjiro twari tugeze hano twari tugeze kuri Taxi Rwego urabona ko hariya abantu bose bari kuhakora bagiye kuhakora agaparike keza ka danje hano gusohokera i Kigali hakomeje kwiyongera njye muza dusohoke dutembere Kigali hano rero twari turi gutambika turagenda ariko mbwatse uri kubona ukuntu ahantu nakubwiraga ko ari kure kumbwira kure hehe tiwampenze umve ko twarinze tugera naho ngaho kimbwira ngo namuhenze umva cyo ko uyu muhanda twawugezemo wese abantu bagiye muri konji urabona ukuntu nyine nta modoka zirimo bamunyuramo muguruka yagize ara gufata video ndabireka ko ukuntu umuyaga wari kunyicira hano rero nari ndi kwereka amatara ahantu ngiye ndi kumutegera tukiri ngiye kuri no clinic kwivuza amenyo mvanga twagize nyine arampagarika hano ngezemo imbere mva muri hangana iri shusho ryo ndano ntazi ukuntu risa ndi kwikoraho nikorakoraho gati imeze bite hano bari bambwiye ngo tegereza ngo umuntu ngo urimo ngo nawe ngabanza asohoke raza nyine kujya kuri reception ukabwira ikikuzanye ntabwo bavura amenyo gusa bavura n'ibindi bintu bisanzwe nyine baganje kwivuza ibi niba ari abakohereza bakakoreza ariko ngiye kwakora amenyo yanjye kwivuza mbwe tegereza harimo umuntu nasohoka urajyayo ngaha imbere nyine ukuntu hameze naricemba nirebera televiziyo ariko nyine ntababeshye sinari mbyitayeho none bari kuvuga igifaransa ntanacyumva ewe ndaho nibereye no ku bibazo by'ukuntu iryinyo riri kurya numva ngiye nko guhwera sinjye warose mvayo umva mu kuvayo sinigeze mfata video dore hano nari ngeze kwa mukuru wa mere wanjye kwa mama mukuru iki giti cy'amapera muri kubona iki giti twaracyuriye nako naracyuriye umva ivumbi riratumuka ahangaha rero nari ndi kurira kuba mana yanjye ngaha n'ubundi sinari mfite gahunda yo kurira ko nagiye nambaye ikanzu ntabwo nari kurira nambaye ikanzu ariko iki giti mubona naracyuriye koko ahangaha rero bari kumbwira ngo nirya amapera ndi kuvuga ndwaye amenyo ntabwo twasha guhekenya ngo nta kibazo bamfashe igiti wahanura ipera nanjye umugari nkaba ndi kuryaho rero ndayananiye amenyo ari kurya ariko amapera nayo wenda bati ntago nari nyaherutse pe mba ntangira guhanuza igiti hano biranira ibintu byo guhanuza igiti simbimenyereye ngiye byarananiye muri kubona ukuntu byananiye ari rero umubrada wanjye ari gufata video yari kunsetse kugira ngo kuri ngo no guhanura ipera bikunanira ngo kurwaye amenyo warwaye amaboko niwe kandi wanshutse ngo ni igipera ngo nta kintu ndi nagize amahirwe mbona rirahanutse ndagenda ritoye
mukobwa muzima rwose ugomba ngiye kurironga dore kuri robine cyamamare rwose ibyo bintu byo kwigora nta mpamvu njya kuri robine kurironga ndaronga rwose ndabateke reka ndengo bimeze gute ko hariya nari ndi kurya iribisi ahangaha nari mpanuye irihiye ngo niryo ritari bundye ritari butume bindya cyane then hano rero ari kunseka ari kumbwira ngo nimpenyekenye ngo nimpekenyeshe amenyo y'imbere ngo nayo arahekenye nibyo nari ndi kugerageza shaharado hariya naritonetse narahekenye amenyo yanjye akoranaho kandi ikibazo nari mfite ni cyuko amenyo y'inyuma yari ari gukoranaho nkababara hariya rero yaranshutse ngo hekenyeshe amenyo y'imbere ngo nayo arahekenye umva bikoze yandi yakoranyeho neza hariya umuntu nari ndi kubyina ndagira ngo nuko nari nishimye buriya nari mbabaye kuvuga ati baranyishe umva mpita njya kurenzaho utuzi nyine nyuma y'amapera amaze kurya nahise njya kunywa amazi ndavuga ajye kurenzaho utuzi kubera ko numvaga nshaka nk'ikintu kijya mu kanwa gikonje kugira ngo numve ko wenda uburibwe bwagabanuka then mpita njya kunywa amazi hano mushito wanjye yahise ampamagarira ariko mbaza ukuntu byagenda kumwe ati mva bambwiye ngo bagiye kunkuriramo amenyo ari kunseka abantu bose bari kunseka kubwira ngo ubu ntuzongera kurya inyama ati ibyo bintu mwe kuguma kubinyibutsa ahubwo ukuntu ngiye kuzivaho ingahe nibyo twari turi kuganira kubwira ati sha ihangane. So guys rero mwakoze kubana nanjye kugendana nanjye muri hangara sindi bereka ukuntu natashye kubera ko navuye hano telefone yanjye yazimye nabuze ukuntu mfata video. Bye hano rero nanyweye amazi tubanza tuganiraho gakeya ndangije baramerekeza ndataha. So bye naho ubutaha mwakoze kubana nanjye kugeza iyi video irangiye niba uri mushyashya rero kora subscribe niba warayikoze thank you so much Imana iguhe umugisha Imana ijye ibaha umugisha mwe mukomeza gushyigikira ibikorwa byacu mukora comment like share mwese Imana ijye ibaha umugisha igihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu ibane namwe muri byose bye ndabakunda love you bye.